nyinjira mu cyumba kuko batwikururiye mu kindi cyumba yanze kubashyira mu cyumba cyacu. Nasanze nta buriri burimo. Izina rya Yesu. Iyo tuvuga ibi hari abantu benshi batabyumva bakavuga ngo tuba twimennye inda ngo twivuye hanze. Ariko intego yanjye yo gutanga ubu buhamya ni ukugira ngo abana b'abakobwa batazagwa mu mutego nk'uwo naguyemo, cyangwa se n'abandi babeshwa n'abahanuzi. N'umuntu naguhanurira, Imana yaduhaye ubwenge, ujye ubanza ushira byose bingeraho. Kuki wemeye ko nca mu makuba ameze gutya? Simfite kwisobanura aho sengera, simfite no kubabwira ikimvanye mu rugo, simfite no kubwira abantu ikimva abana banjye igitumye ngenda, simfite no gusobanurira abo dukorana igitumye ngenda. Kuki wemeye ko nca mu buzima bumeze gutya? Hako nagiye mbona urukundo rw'Imana, nagiye mbona ineza y'Imana, Imana ikansura mu nzozi, Imana ikanganiriza mu ijambo ryayo. Nagiye mbona urukundo rw'Imana mu makuba yose naciyemo, nagiye mbona ineza y'Imana. Imana yagiye imba hafi, numbwira amagambo ari guturuka mu bibari, sanga ibintu byabaye urusaku muri Kimironko. Ndavuga se Mana, savuga ukuri gute? Se nivuga kuzumvikana gute? Namaze igihe kinini cyane, namaze nk'amezi menshi no guteka byarananiye no kurya byarananiye. Cyagiye wumva inzara igiye kukwica, ukagura nk'akarindazi ukanywa n'iyo mukaru kugira ngo wumve ko umutima utagwa mu nda. Ariko namaze igihe no guteka byarananiye. Uku kuri nzakuvuga gute? Noneho ko na telefone uwo muntu yahise ayikuye mu giporoso nkigendera. Mugambi wanjye wo gutoroka nabwo ubupfuye gutyo. Nko mu masaa 2:30 niho abantu bishyize hamwe bajya kunzanira ikanzu y'umweru. Twari tumaze iminsi 7. Mbaza wa muhungu, hambira ntise ko wambwiye ko inzu wayishyuye amezi 3 bimeze bite? Ngo niba ashaka inzu ye ngo yimuhe cyangwa ushaka amafaranga twishyure. Nari mfite amafaranga 20,000 nari narahishe. Tandukana bwa nyuma noneho kuko nabonaga byanze kandi mbona hatangiye kuzamo n'ibintu byo kwicana. Ubwo turatandukana, ariko nabwo niwe wivanye mu rugo. Icyo gihe yaragiye kuntera icyuma. Nabwo hari ibintu twapfaga bitameze neza. Nuko mwapfaga iki mu by'ukuri niba atari ibanga? Nta kindi, baramuhamagara abaha saa 4. Saa 4 ziragera, umugabo ntiyaza. Noneho ubwo isaha yatangaga yahitaga akuraho telefone. Kuri RIB barambwira ati umugabo yanze kuza kwitaba. Ariko niba ataragarutse mu rugo kugutesha umutwe, reka ibyo yajyanye upfa kuba warasigaranye ubuzima bwawe. RIB hari umuntu ujya uyinanira akanga kwitaba koko akavatanagiye? Telefone yahitaga yikuraho. Kandi hari muri corona. Muri corona nibyo harimo akazi kenshi. Bari bafitemo akazi kenshi. Umuyobozi wa RIB yarambwiye ati rero umuntu dukurikirana. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Tubasuhuze inshuti bakunze b'Irembo Ryera TV, tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye. Hari abari mu Rwanda, hari abari mu mahanga, mwese tubahaye ikaze. Turabashimiye cyane kuko mwahisemo mugahitamo neza gukurikira Irembo Ryera n'ibiganiro byacu, ndetse mukaba munadufasha gusangiza abandi. Kandi nk'uko dukunda kubivuga, ibyatubayeho ni amasomo yacu, ariko kandi ni n'amasomo ku bandi. Niyo mpamvu tubazanira abantu bafite ubunararibonye ku bintu bimwe cyangwa ibindi, kugira ngo nawe uhari wumve inzira y'ubuzima abantu bagenda bacamo. Turi kumwe n'umudamu mwiza, umukobwa mwiza, umubyeyi mwiza, byose ariko biramubereye. Reka atangira twibwira amazina. Murakoze cyane. Nanjye nitwa Batamuriza Jeannette. Ndabona umeze neza ko arakaye se umugabo yarayagutongagije? Oya, niko meze, ntago njya ngaragaza amarangamutima cyane, ariko mu mutima mba nishimye. Uba wishimye? Kuko Imana ariyo itubeshaho, itanga ibyishimo. Uraza kongera ijwi kugira ngo abantu baze kujya bakumva. Hanyuma
mbere y'uko dutangira iki kiganiro cyacu ndagira ngo n'ubundi ubanze udushyire imbere y'Imana. Mwami Imana yacu turagushimiye kubw'ineza yawe n'urukundo rwawe, tugushimiye imbabazi zawe kuko uri Imana igiturinda uko bwije uko bukeye, n'uyu munsi waturinze urawutwongeye, turiho turi bazima, izina ryawe nirihimbazwe. Mana nje gutanga ubuhamya kugira ngo bugire benshi bufasha, niyo mpamvu nsenze kugira ngo dufashe muri iki kiganiro dutangiye kugeza dushoje, kandi imbaraga zawe zizagire benshi zihindura bacyumva ubu buhamya, bazahindurwe nabwo mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, amen. Jeannette, tuguhaye ikaze rero. Hanyuma urafite ubuhamya bwinshi, urafite ubuhamya bw'ukuntu ibintu bimeze. Reka tuguha akanya uduhe ubuhamya mu by'ukuri muri uru rugendo rwawe rwo gushaka no kubaho, hanyuma turaza kujya tukubaza muri ibyo uri bujye uba wivugiye. Karibu. Urakoze cyane. Urugendo rwanjye rw'urushako niho ndi buhere. Ngira ubuhamya bwinshi nk'uko mubivuze, ariko ndahera mu rugendo rw'urushako. Nabyirutse ndi umwana mutoya, mbyirukira mu Bibare, ni naho mvuka, niyo kavukire yanjye, ni naho nsengera hariya kuri paruwase ya Bibare. Uri umwana w'i Kigali? Yego. Maze kugira imyaka 22 ndarambagizwa bisanzwe nk'uko umukobwa bamurambagiza, ariko njye ndambagizwa mu buryo budasanzwe kuko nari umwana wavukiye mu rusengero, nkurira mu rusengero, ntago ibintu by'ubucakura bwo hanze nari mbizi. Nari nagiye gusengera aho bita Rehoboti, turasenga birarangira, amateraniro ashoje, turi kuramukanya hanze, mbona haje umuntu w'umusore aransuhuza, ariko njye sinari muzi. Aranyibwira nanjye ndamwibwira, ari kumwe n'undi w'umusore w'umuhanuzi. Uwo muhanuzi we rero nari nsanzwe muzi. Turatandukana, ndagenda. Hashize iminsi wa musore aza guterana iwacu mu Bibare. Umuhanuzi uwo wandambagizaga aza guterana. Icyo gihe twasengaga ari kuwa gatandatu, bari batarazana amateraniro ngo bayashyire kuwa gatanu. Umuhungu araza araterana, arongera aranyibwira ati se ntunyibuka ko twahuriye Rehoboti? Nti ndakwibuka. Turibwirana bisanzwe. Nyuma yaho rero nibwo yaje kumbwira igitekerezo cye cy'uko ashaka ko tuzabana. Ariko ubwo muri iyo minsi nsubiye inyuma gato, nari mfite undi musore twakundanaga, twanaririmbanaga, ari nawe twakundanaga. Nanone haza umuntu w'umuhanuzi avuga ko Imana itabyemera ko nitubana umwe muri twebwe azapfa. Ubwo byari bimaze iminsi bipfuye, nkifite icyo gikomere. Wa muhungu ntago nigeze mwitaho, uwo wundi wa kabiri ntago nigeze mbiha agaciro. Nyuma yaho rero nibwo haje umuhanuzi, wa muhanuzi bari bari kumwe. Muhanuzi arambwira ati Imana yavuze ko uzabana n'uriya muhungu, kandi nimutabana nta bugingo uzabona. Ambwira ibintu byinshi by'abahanuzi bavuga nyine iyo bagiye mu mwuka, bakavuga indimi. Yego. Ati pa cyane. Yego. Amaze kumbwira atyo rero mbitekerezaho, ndavuga nti se ko Imana yambwiye ubugingo kandi nkaba nshaka ubugingo, kuba nakwanguriya nicyo cyatuma Imana itama ubugingo? Ariko kubera ko bakomezaga kunkurikirana cyane, na wa muhanuzi bagendanaga, ngeraho ndabyemera, ndavuga nti reka numvire Imana. Nyimara kubyemera rero bo bihutishije ubukwe kuko baragendanaga n'uwo muhanuzi cyane. Ibi nimbivuga abantu ba Rehoboti babizi cyane bazahita babyibuka. Baragendanaga n'uwo muhanuzi. Noneho uko bihutisha, kuko nyimara kumwemerera yahise ajya kwaka itariki yo kwerekanwa. Ageze mu Bibare, umushumba rwose amuha itariki nk'uko yayifuje. Turerekanwa mu rusengero, tubimenyereye ko ibintu by'ibanze mu kwerekanwa iwabo w'umukobwa aribo babikora. Turiyakira, ibintu bigenda neza, bahita bafata n'irembo. Nyuma yaho umuhungu araza arambwira ati rero
tugomba gukora n'urukiko mbere y'uko dukora mariage. Amubaza ni se kuri kwihutisha ibintu cyane urikwije? Umuhungu arambwira ati Imana yaravuze kandi tugomba gukora icyo Imana ivuze, itariki y'urukiko Imana yaduhaye niyi, ibintu byose Imana izabyikorera. Njye nari ntaramumenya, nari nkiri n'umwana muto mfite imyaka 22, nibereye aho ngaho gusa ndi umuntu wo mu rusengero wisengera. Itariki y'urukiko njya mu rugo ndabibamenyesha, mu rugo barambwira ati nta kibazo niba mwabyemeranyijwe ubwo ngubwo azabikora, kuko umuhungu yari yemeye ko ibyo mu rukiko byose ari uzakira abantu. Urukiko rero twarukoreye iwabo ku Ruyenzi, avuka hari Igitarama aho bita Irunda, niho twakoreye urukiko. Urukiko rurangiye nibwo naje kumenya umuntu ngiye kubana nawe, ubundi sinari muzi, kuko mu rukiko niho amanyanga yose yagaragaye. Abantu twavanye i Kigali bose baritegeye, ariko amafaranga bayacisha ku muhungu kuko niwe wari wazanye imodoka. Ya mafaranga ntago yigeze yishyura imodoka, ahubwo yatanze ayo kugira ngo imodoka ihaguruke ya essence, ariko ntago yigeze yishyura yose. Dukora urukiko rurarangira, baratwakira, ya mafaranga niyo yatwakiriyemo iwabo. Tugarutse i Kigali, shoferi atera amahane ko amafaranga batamwishyuye yose, kandi ubwo amafaranga yari yasigaye niyo yari menshi. Kuko njye nari nicaye mu modoka, bakajya babimpisha ariko bimwe nkabyumva. Mbona bibaye induru cyane, shoferi ahita akinga imodoka avuga ko ntari buyisohokemo. Shoferi akingirana umugeni? Yego, mu modoka. Ubwo hari hasigaye marene na mama n'uwo muhungu, uwo mugabo wanjye na shoferi nanjye, abandi bose bari bagiye bataha. Byakomeje gusakuza cyane, mama areba izo nduru ukuntu bankingiranye mu modoka ndi kurira, ababyeyi hanze nabo bari kurira, ibintu byaducanze, kandi bareba kuri liste bakabona abantu bose barishyuye. Wa musore yaje kubivuga uko byagenze nuko amafaranga yakoreshejwe basanga niyo yakirijemo abantu. Mama yahise afata ya mafaranga yose, n'umusaza wari umpagarariye, amafaranga barayishyura kugira ngo mbashe kuva muri iyo modoka. Aho rero niho natangiye kubona ko urugendo rwanjye rutazamera neza. Ngiye gutoroka ngo ngende nyuma y'urukiko y'ibyo bintu byose, ababyeyi baramfata, barambwira ati rwose widukoze isoni, baranyinginga, bansaba imbabazi. Ariko na wa muhungu nyuma yaje gusaba imbabazi, asobanura uko ibintu byose byagenze, ngo baramwibye. Twumva ko ari ukumwiba. Itariki y'ubukwe nayo, twakoze ubukwe mu kwezi kwa gatatu 2008, ku itariki ya mbere nibwo twakoze ubukwe. Noneho mu bukwe ho biza ari rurangiza. Ubukwe bwanjye bwari buhagarariwe n'abantu b'abakristo ba Reoboti mu Bibare, abo twaririmbanye muri korali Salemu, bose bari bambereye mu bukwe. Byo noneho biza ari rurangiza. Ariko mbere y'uko mariage iba, hagati aho muri urwo rugendo rwo kwitegura mariage hari ibyo tutumvikanagaho. Nkamuhamagara nkamubaza inkwano, inkwano akambwira ati humura, inkwano izaza, niyo nayizana ku wa gatandatu tuje gusaba nta kibazo. Muha urugero, ndabwira niko ibintu byose twaguze ari udufaranga mama yikokoye, akeneye kwikenura muri iyo nkwano ategereje, mwayizanye vuba. Byageze ku wa kane, ubukwe buri ku wa gatandatu, inkwano ntarayibona. Mpamagara umusaza wari umuhagarariye, nawe ni umukristo mu Bibare, n'ubu aracyahari mu Bibare. Umusaza ndamuhamagara ndamubwira nti rero narihanganye, noneho bigeze aho naniwe. Ubwo niko amarira ari amarira mu bafiye banjye, mu bakecuru, mu bantu bose bari mu myiteguro y'ubukwe bwanjye. Byagaragara ko harimo ibintu by'amanyanga, ariko bakabitwikira kugira ngo njye ntabimenya, bikaba byantera toroma mu mutwe, ariko bikanga n'ubundi nkabimenya. Ku wa kane rero nibwo umusaza yahamagaye avuga ko babonye makeya, ariko andi bazayazana ku wa gatandatu.
mama ni umubyeyi ucisha make cyane, yarabemereye amafaranga barayazana, ariko ari yasigaye niyo yari menshi. Bavuga yuko bazayazana ku wa gatandatu igihe cyo gusaba. Ku wa gatandatu mu gitondo hageze ntarabona ikanzu. Kubivuga gutya ntarira ntabwo ari uko bitambabaza cyangwa bitambabaje, ahubwo naramenyereye. Ni bya bindi mujya mutubwira ngo Yeremiya yajyaga avuga ngo yamenyereye intimba, nanjye ndaho naramenyereye intimba. Ku wa gatandatu hageze mu gitondo ntarabona ikanzu, ndamuhamagara umuhungu abwira ko ntarabona ikanzu bimeze bite. Arambwira igisubizo yampaye, yarambwiye ngo nawe araza yambaye kositime yatiye, ngo nanjye ngo ndebe aho nshaka umukenyero, igikuru nuko turi busezerane imbere y'Imana. Ariko ubwo wa muhanuzi nawe arahamagara buri kanya. Ndabyuka ku wa gatandatu saa 12 njya muri dushe ndakaraba, ndangije. Ariko ubwo nari maze kuvugira kuri telefone ko ngiye gutoroka. Umwe mu bari bahagarariye ubukwe bwanjye aranyumva, abwira abantu ati nyamara mu mube hafi, arashaka gutoroka. Numvisha bivuga kuri telefone. Ndangije kwitegura neza, nkitera intambwe nsohotse mva mu cyumba, nsanga ababyeyi muri salo, urajya hehe kuri umugeni, ibintu byinshi. Ariko ubwo nashaka kunyura mu gikari, nkahita manuka aho bita Kishomera, abantu batuye mu bibari barahazi, nkahita nkomeza iyo mu Giporoso nkigendera. Umugambi wanjye wo gutoroka nabwo ubupfuye gutyo. Nko mu masaa 2:30 niho abantu bishyize hamwe bajya kunzanira ikanzu. Kanziraza ubwo ibyo gusasa nabyihoreye, kuko nabyo ni inzira ndende. Barasaba birarangira, ariko basaba ndi mu marira ndira, abantu bakagira ngo wenda n'ibyishimo by'ubukwe cyangwa ni kwa kunda abageni batinya. Ariko njye nari mfite ibitekerezo by'urugo ngiye kujyamo, ukuntu ishusho yarwo nkabona irandenze. Barangije gusaba ya envelope, barangije gusaba itarahagera, ariko umuhungu akakomeza abwira umusaza ko hari umuntu yayahaye, niyo nimero arayitanga, barayihamagara, nimero iba kompoze. Kumbi yabahaye nimero yakoreshaga kera itariyo. Barakomeje barasabye ngo kugira ngo ubukwe ngo tudaseba, birarangira. Birangiye tujya mu rusengero twasezeraniye hariya mu bibari, niho mariage yabereye. Muri reception niho baje kubona ko umuntu ari kubabeshya, ari amanyanga. Ariko no muri reception hari ibyo bampishaga, kuko bazaga kumwongorera ariko hakagira ibyo numva, bimwe bakabimpisha. Reception nabwigera nta fanta n'imwe ihari, nta kaziye, nta kintu na kimwe gihari muri stock, habereye ubusa gusa. Akababwira ati umuntu nahaye amafaranga y'inkwano niwe nahaye n'aya reception. Bahamagara ya nimero n'ubundi komeza kuba kompoze. Nibwo rero abantu bishyize hamwe bashaka ukuntu badukorera reception kugira ngo tudaseba. Ubukwe burarangira. Ubukwe burangiye turataha mu rugo, tujya mu rugo twatashye hari Masoro. Inzu yari yambwiye ko yayishyuye amezi 3, kandi n'ibikoresho byose byo mu nzu bihari. Tugeze mu rugo baratwikurura, ariko nabwo urumva byari ibintu by'akavuyo, by'akajagari bidasobanutse ukuntu. Bamaze gutwikurura baragenda, ninjye nawe twasigaranye mu nzu. Hari byinshi twaganiriye, ngira ibyo mubaza nawe agira ibyo ambaza. Noneho kugira ngo ntagira ibintu byinshi mvuga arankanga, tangira kumbwira nabi. Jambo ntazibagirwa, yarambwiye ngo uyu mukobwa avuye iwabo aba yakowe. Ubwo rero ngo nta bindi bintu tuzabaza nyuma. Kabone ko nta n'inyandiko twari twagiranye ngo twandike ko basigayemo ideni, twari twabizeye. Ubwo nyinjira mu cyumba, kuko batwikururiye mu kindi cyumba, yanze kubashyira mu cyumba cyacu. Nasanze nta buriri burimo. Iyo tuvuga ibi, hari abantu benshi batabyumva, bakavuga ngo tuba twimennye inda ngo twivuye hanze.
ariko intego yanjye yo gutanga ubu buhamya ni ukugira ngo abana b'abakobwa batazagwa mu mutego nk'uwo naguyemo cyangwa se n'abandi babeshywa n'abahanuzi. N'umuntu naguhanurira, Imana yaduhaye ubwenge, ujye ubanza ushishoze, urebe neza, witegereze, umenye ngo koko ibi bintu biturutse ku Mana cyangwa ni amarangamutima y'abantu. Njye rero sinigeze nshishoza, kabone ko nta n'umwanya nahabwaga, ibintu byose babyirukansaga. Ndabireba mbura icyo gukora, nacyo nkimubazaho. Winjiye mu cyumba usanga nta buriri burimo, uri umugeni. Cyokoza iruhande rw'akamatera yari yashashe hari ikintu cy'ikigoma gishaje, nicyo nasanzeho cyari kiri iruhande rw'ako kamatera. Arambwira ngo ibi byose ubona ngo intego y'icyo nashakaga nyigezeho. Ndibaza se intego y'icyo ushaka ni iyihe? Ngo humura uzayibona, icyangombwa ni uko Imana ikumpaye, kandi ngo ubuhanuzi ngo warabwakiriye. Mu gitondo twaraye dushyingiwe, za ntebe nasanze muri salo baje kuzitwara. Mu ijoro ry'ubukwe mwararyamye? Twararyamye buracya mu gitondo. Uryama se wishimiye urugo? Yari amarira gusa, yari amarira kuko twaganiriye ibintu byinshi, agira ibyo ambwira, numva urugo ngiyemo ni inyanja. Iyo nyanja rero nibwo natangiye kubaza Imana uko ngomba kuzayogamo. Yari inyanja itukura. Muhungu mu gitondo abantu baje gutwara intebe. Amaze se ko wambwiye ko intebe ari izacu wazishyuye, nkaba mbona abantu muri salo baje gutwara intebe, ngo bareke bazitware. Ntiyigeze ananabyuka ngo bareke bazitware. Intebe barazitwara. Umwana w'umuhungu twasenganaga mu rubyiruko aza kudusura ari ku wa mbere. Ageze muri salo abona nta ntebe zirimo, ambaza uko bimeze, ndamusobanurira. Yahise ajya ku mumama usengera Godiyari, amwaka intebe yari yarasohoye hanze kuko yari yaraguze intebe z'amadiva, izindi zishaje zishyira hanze, yarabuze umuntu aziha. Uwo muhungu aragenda arazimunsabira, intebe barazinzanira, nuko nagize intebe muri salo. Za ntebe za kera zavagamo imisego. Ndazireba, zantangiye ubuzima. Imisego yo nayikuye mu rugo, nabwo nabeshye mama ko mfite abashyitsi, ndamubwira nti ntizi imisego. Ubwo yarayintije, nyitwaye sinongeye kuyimuha, ariko kuko ari umubyeyi aranyihorera, kandi nawe yari yabibonye bimwe na bimwe urugo ninjiyemo. Bigeze ku wa gatanu, tumaze iminsi 5 dushyingiwe, nyirinzu araza. Nyirinzu nawe asobanurira ko inzu batayimwishyuye, tugomba gusohoka tukamuha inzu yiwe. Ubwo inzu twayivuyemo ku cyumweru, twari tumaze iminsi 7. Mbaza wa muhungu, habwira nti se ko wambwiye ko inzu wayishyuye amezi 3 bimeze bite? Ngo niba ashaka inzu ye ngo yimuhe cyangwa ushaka amafaranga twishyure. Nari mfite amafaranga 20,000 nari narahishe. Nahise njya hirya y'aho twari dutuye gato, mbwira umuntu anshakira inzu y'10,000. Nayishyuye amezi 2, bya 20,000 nibyo natanze. Turimuka, ubwo hari hashize iminsi 7 turimuka. Ndimuka ndagenda, maze iminsi 7 ishyingiwe. Nahamagaye wa muhanuzi, ndamuhamagara ndamubwira nti mbabarira umbwire, ibintu wampanuriye ni Imana yavuganye nawe? Yarankubye nta kintu yansubije. Nyuma yaho y'ibyo byose, hashize nk'ibyumweru nka 2, nibwo umuntu yaje amakuru yose. Arambwira atari kumbabarire kuba nkubwiye ibintu byararangiye. Barakuguze, uriya muhungu washakanye nawe yishyuye uriya muhanuzi amafaranga aguhanurira ko urugo ari Imana irwubatse, ariko si Imana yavuganye nabo. Kuko nari maze kubimenya byose, mbaza umugabo, ubwo yari yarabaye umugabo wanjye. Arangije arambwira ngo kusenga wavukiye mu rusengero ukarukuriramo, kubera iki iyo Mana usenga itigeze iguhishurira ayo makuru? Icyo nashatse nyine nakigezeho, ni wowe nashakaga.
ya nzu hashize y'amezi abiri, ubwo amezi abiri yashize n'ubundi ntwite inda ya mbere. Y'amezi abiri ashize mbura andi mafaranga yo kwishyura ukwezi kwa gatatu, nabwo baradusohora hari iyi Masoro. Manuka hasi ku mashuri kuri Agisera hari iyi Masoro, abahazi bakurikirana kino kiganiro. Hari ahantu habaga ikizu kituzuye cyari kirimo undi muryango, ariko nawe uwo muryango basengeraga mu bibare, ariko ari na bene wabo w'uwo mugabo twabanaga. Niho nagiye gucumbikisha ibintu. Nari mfite umukobwa w'inshuti yanjye witwa Clementina, yabaga hariya Kabeza. Mubwira amakuru y'ibimbayeho byose, Clementina arambwira ati turasebye mu bibare turandagaye. Aho kugira ngo ujye kuba muri icyo kizu, ngwino tubana aha Kabeza, nyuma y'ibyumweru nka 2 Imana izabiciye inzira ubonye amafaranga yo gukodesha inzu. Kwa Clementina nahamaze icyumweru, mbona nabwo ni ubuzima bugoye. Sindi bugaruke mu rugo mu buryo bwo kwanga kugira ngo amagambo mu barokore. Abarokore tugira ikintu cyo kuvuga cyane, nabyo ndaza kubigeraho. Ibintu biranyobera. Clementina turabana icyumweru kirarangira, ndongera nanone ngaruka hahandi nabikije bya bintu byanjye muri ya nzu ituzuye, nayo nyimaramo ikindi cyumweru. Amakuru aza kumenyekana mu rugo, mama arabimenya. Mama arahashakisha arahamenya, araza arahankura, atwishyurira inzu hariya mu bibare munsi y'urusengero. Ubwo nuko twimutse tuva muri ya nzu, noneho njya gutura mu bibare. Ngeze mu bibare, wa mugabo n'ubundi akomeza bwa bwisikoro bwiwe, bwa butekamutwe, ibintu byo kubeshya, yesikoroka abantu. Noneho tugiye mu bibare aho mvuka, aho nakuriye, aho narerewe. Ibyo nangaga ko bisohoka bisohokeye noneho muri iyo karitsiye nakuriyemo, kandi nanasengeramo. Ubwo umwana wa mbere mba ndabyaye, mbyaye umwana wa mbere. Hari ibyo ndi kugenda nsimbuka. Maze kubyara umwana wa mbere agize nk'amezi 6, sinzi amanyanga yakoranye n'ishyirahamwe bakoranagamo. Ishyirahamwe rirantera mu rugo, ariko rintera we yagiye n'ibintu. Nuko mama wawe akwishyurira amafaranga ya banke? Amafaranga arayishyura. Maze kuyishyura, wa mugabo yaje kugaruka, yari amaze nk'amezi 2. Yego. Aragaruka, araza asaba imbabazi nanone cyane. Ni umuntu uzi gusaba imbabazi. Mu itorero barambwira ati nyine nta kundi ugomba kumubabarira, ntabwo twemera ko umugore atandukana n'umugabo baba barashakanye. Ababyeyi baricara batugira inama, baratuganiriza, duhana imbabazi, birarangira. Ariko mu guhana imbabazi n'ubundi amanyanga arakomeza. Yari umuntu ubeshya cyane cyane, komeza kubeshya. Abitorero, abadiyakoni bakaza kutwunga, abaturanyi bakaza, induru zikaba induru, abantu bakajya baza mu rugo kwishyuza ngo amafaranga yabaririye, abo duhuriye mu nzira bakambwira ukuntu yabariye amafaranga. Yari umuntu uzi kubeshya, akakurya amafaranga ukayamuhereza wowe ubwawe uyamwihereye. Numva ibintu biranyobeye. Ndibuka hari umunsi nahamagaye umudiyakoni w'iwacu ku rusengero, byandenze pe. Umudiyakoni ahageze aramutuka. Umugabo aramutuka. Umudiyakoni agenda ntabikemutse. Imiryango yacu igaterana, bakaza bakatwunga, ibintu bikanga bikananirana. Nyuma y'urwo rugendo rwose aza noneho kujya no mu nzoga, kazajya anywa inzoga, kaza mu rugo atongana, arwana. Ubukirisitu arabureka? Ubusanzwe yari umukristo wa hehe? Yasengeraga Rehoboti, niho yasengeraga. Kaza atongana, arwana. Ari wa mugabo udashobora kubwira ikibazo mu rugo. Yego. Ngo ibi byabuze, ngo amafaranga yo kwishyura inzu, ngo minerivare z'abana, ngo ibyo kurya mu rugo. Ibyo byose nari nzi ko ari njye ngomba kubyisimamaho. Ariko nkababazwa n'ukuntu ataha atongana. Hari n'umunsi yigeze kurwana, ndibuka icyo gihe hari nijoro nteruye umwana. Arangije agiye kunkubita DVD. Yego.
mbita ntambika umwana imbere abona yuko atari buyikubita umwana agikubita hasi kirashwanyuka abanyerondo baraza divide hasi abanyerondo baraza bashaka kubijyana kuri ribu mbona nitugera kuri ribu bari bumufunge ndangije ndabyoroshya kugira ngo ndebe icyabimuteye nabwo aca bugufi asaba imbabazi arambwira ati rwose mbabarira iyi divide nzayigura ntabwo nzongera ariko ubwo izo mbabazi zabaga zirangiranye nako n'uwo mwanya abanyerondo baragenda tubana nabi mu buryo bushoboka kandi bugaragara ariko nkamubaza kubera iki biterwa n'iki nyuma y'urwo rugendo rwose nibwo twaje gutandukana bwa nyuma noneho kuko nabonaga byanze kandi mbona hatangiye kuzamo n'ibintu byo kwicana ubwo turatandukana ariko nabwo niwe wivanye mu rugo icyo gihe yari agiye kuntera icyuma nabwo hari ibintu twapfaga bitameze neza nuko mwapfaga iki mu by'ukuri niba atari ibanga nta kindi ni minerivare z'abana nkamubwira se uzabaho utishyurira abana ishuri kurya ni ikibazo mu rugo n'utwo nkoreye ngewe mba niriwe nkorera nkuma amahoro ngo nanaturye bimeze biti nyuma rero azana icyuma gishyira mu nzu ariko njye sinabimenye ko yakizanye twatonganye icyo gihe twari twatonganye hari mu gitondo afata cya cyuma agiye kukintera turakirwanira kubera ko muri saro harimo abana bavuza induru barasakuza nanjye cya cyuma ndakimwambura mbita nkijyana mu buyobozi ngeze mu buyobozi ubwo nubwo umudugudu nibwari nagihaye umuyobozi w'isibo kuko niwe wari uri hafi yanjye ahamagara mu umudugudu nayo ibintu byo mu mudugudu bigenda gake banyandikiye urwandiko rwo kujya kuri ribu nko mu ma 8:00 kandi byatangiye mu gitondo njya kuri ribu kubibabwira amaze kumva ko ibintu byageze kuri ribu nibwo yahise afata ibintu byose mu nzu umugabo aragenda televiziyo DVD buri kimwe cyose n'imyenda yanjye byose umugabo aca haragenda ubwo kuri ribu baramuhamagara abaha 12:00 ko ari bwaza kwitaba kandi ubwo 12:00 umugabo yagiye kera mpamagara kuri ribu ndabibabwira barambwira ati ubwo ari kwitaba telefone akemera kuza kwitaba reka dutegereze 12:00 ziragera wa munsi urarangira bukeye bwaho usubirayo nabwo barongera baramuhamagara abaha 4:00 ziragera umugabo ntiyaza noneho ubwo isaha yatangaga yahitaga akuraho telefone kuri ribu barambwira ati umugabo yanze kuza kwitaba ariko niba ataragarutse mu rugo kugutesha umutwe reka ibyo yajyanye upfa kuba warasigaranye ubuzima bwawe ribu hari umuntu ujya uyinanira akanga kwitaba koko akavatanagiye telefone yahitaga ayikuraho kandi hari muri korona muri korona nibyo harimo akazi kenshi bari bafitemo akazi kenshi umuyobozi wa ribu yarambwiye ati rero umuntu dukurikirana ni umuntu wishe umuntu agatoroka ariko niba yaragusigiye ubuzima bwawe ukaba uri kumwe n'abana genda utekane mu rugo umwihorera atwara ibyo yatwaye gusa naramuka agarutse mu rugo uzahita uduhamagara bampa nimero ariko muri iyo minsi naratahaga nkahura n'abantu kuko ndibuka ko hariya mu Bibare hari ahantu tumanuka tuva ku isoko nakoreraga mu isoko rya Kimironko harimo akayira twacagamo gahuza ku rusengero rw'abadive n'urusengero rwo kuri ADPR ako kayira bakantegeyemo inshuro enye bashaka kunyica ariko nkagira ngo ni babandi bamwe nyine bashaka kwambura amasakoshi abantu kuko uwanyuma we yanize n'isakoshi nayitaye hasi babwira niba ari n'ibintu ushaka bijyane dore isakoshi ngiri ariko siga amahoro wakani gatavuga sinzi ukuntu hazamutse abagabo babiri yumva amajwi y'abantu ahita turomboka arirukanka ya sakoshi atayijyanye ntayo yajyanye yayisizaho abagabo bansanga nicaye aho n'ubwo bandi gutitira bambaza ibibaye kubivuga bikananira kuko yari yanize
barambwira ati se ko tubona ibintu isakoshi uyifite bimeze bite. Hashize nk'iminota 30 numva kuka kari kugenda kagaruka, nibwo naje kubabwira ibimbayeho. Kubera ko ntahise mbivuga ntibabonye uko bakurikirana abo bantu baba baranabafashe, ahubwo ubwo nge nasigaranye igihunga, abandi bakambaza ubaye iki, nkumva ndi mu yindi sinari nagiye. Baramperekeza bangeza hafi yo mu rugo. Ngeze mu rugo ngira ubwoba bwo kubibwira mu rugo, ndavuga nimbibwira mu rugo baragira ubwoba. Mu gitondo rero ubwo nabyutse numva ntabasha no kuvuga, nasaraye. Ubwo muri icyo gitondo sinagiye mu kazi, ahubwo ku wundi munsi ukurikiye nibwo nagiye mu kazi, ariko sinongera guca muri iyo nzira. Noneho nca ahandi hitwa kwa Pisi, umuhanda n'ubundi uzamuka iriya kaburimbo uturutse kwa Pisi ugera Kimironko, niho nanyuze. Nahanyuze nk'ibyumweru nka 2, nabwo nanone barahanegera. Ndavuga se Mana yanjye noneho nzajya nca hehe. Ubwo mu gutaha ndongera mpindura inzira, nkazajya nyura uriya muhanda uturuka kwa Rwahama. Hari umuhanda uturuka kwa Rwahama uhuza Ruturusu na Bibari, niho nanyuraga. Nabwo bahanegeye 2. Ariko kuri finali ndi mu isoko ndi gucuruza, haje umuntu w'umugabo w'umukiriya. Urumva yo turi mu isoko ubukarabisha abantu bose kugira ngo nyine rero ko hari uwaguhahira. Ariko uwo mugabo yari amanutse nk'ishure nk'eshanu ku kibanza cyanjye, yari yambaye fime z'umukara, naramubonaga. Bwa mbere ndamuhamagara, karibu umukiriya, aratambuka, arongera atena aragaruka. Uko agenda azenguruka isoko nanjye sinabyitayeho kuko sinari imuzi. Mugabo araza ambaza imbuto uko zigura. Ndamusobanura ko nge nacuruzaga imbuto, ndamubwira ibinyomoro, amatunda, buri kimwe cyose cyambajije. Ati se, ati ko numva nshaka ko tuganira. Yari yambaye fime z'umukara atagaragara neza mu maso. Habwa nti nta kibazo, ko yaje mu masaha ya 8, nta n'abakiriya bari barimo. Mugabo arambwira ati ndashaka kuzana umugore wanjye, ariko umugore wanjye ndashaka kumuhuza nawe kugira ngo mwigishe gucuruza. Habwa nti nta kibazo rwose, n'ubundi gucuruza ni akazi kanjye kandi imbuto nzikoze n'igihe. Tugirana ikiganiro, ariko uko tuganira nkabona aranyitegereza cyane, arandeba. Ambaza isaha ntahira. Ambwira nti ngewe ntaha 2:00 nitahira kare, sinjya ndenza 2:00. Ati se ubundi nyirizina isoko ryanyu rikinga sangaye? Ambwira nti ushatse na 3:30 4 gutyo wahageze. Rikinga ritinze. Ati ariko we witahira 2:00 ntiyego, ni cyangwa 1:30. Ati nta kibazo. Ati noneho madamu nawe nimumara kumenyerana azajya ageza ayo masaha, ariko we nifuzaga ko yajya ataha 12:00. Ntiwe nta kibazo. Ati se ubundi utuye hehe? Ndamurangira. Ubwo urumva sinari nzi ibyo agendereye. Yego. Amubwira nti nge ntuye mu Bibare. Ati se yutashye uca hehe? Murangira inzira ncamo. Ati noneho iyo karitsiye ndumva ari nziza, ushobora no kuzimuka nkaza nkatura muri iyo karitsiye, tugaturana mukajya mutahana n'umudamu wanjye. Nta kibazo. Umugabanya kanimero, turatandukana. Icyo gihe yanguriye ikiro cy'amatunda n'inanasi imwe. Turatandukana. Bigeze 2:00 arampamagara. Amaze kumpamagara twagiranye ikiganiro kuri telefone. Arambwira ati mama, ninjye wa mugabo twari turi kumwe, ariko ndagira ngo nkwibwire uwo ndiwe. Yambwiye ibintu bintera ubwoba. Mugabo arambwira ati burya ntago nashakaga kugira ngo ibyo twaganiriye si cyo nari ngambiriye, ahubwo ndagira ngo nkubwire ko umugabo wawe ashaka kukwicisha. Ndabwira ni kagira inkuru gute se? Umugabo abimbwira byose uko bari babipanze, n'ukuntu yagendanaga ifoto yanjye, kuko yambwiye ifoto nibuka ko kare tuganira yandebaga cyane nkabona aranyitegereza mu maso. Aranambwira ati aho bita mu bitare ukunda kunyura utashye bahagutegeye kangahe? Ndabwira nti ni 4 enye.
ati ibyo bintu byose aho wagiye unyura hose bagutega umugabo wawe abiri inyuma nanjye ubwanjye yari yampaye misiyo yo kukwica uyu munsi ni wo wa nyuma wari gupfiraho ariko nkurikije ukuntu wanyakiriye nkurikije ikinyabupfura nakubonanye nkurikije ukuntu nakubonye inyuma uri naturere ahantu hose ushobora kuba ufite n'umutima mwiza ntago nakwishyiraho amaraso atariho urubanza ariko umenye ngo ufite umugabo mubi ndavuga semana ko uyu mugabo twabanye nabi mbizi nuko twatandukanye ku buyobozi bw'umudugudu babizi no muri RIB ko iki kirego kiriyo ageze ku rwego yumva ko agomba kumvutsa ubuzima ibyo byo numva birandenze ariko mu rugo najyaga mbona abantu baza mu madirishya bagatunga amatoroshi mu gitondo nkababwira ariko abantu batungaga amatoroshi mwababonye tukagira ngo ni abajura tukabifata nk'ibisanzwe havuga nubwo ni ibisambo biba byaje bishaka kwiba ariko nabihuza n'ukuntu maze gutegwa izo nshuro zose havuga nti se ibi bintu ntabwo uyu mugabo yaba ari inyuma yabyo ariko nabyo sinabiha agaciro kuko nta bimenyetso nari mfite yego nuko rero naje kubiganiraho n'umubyeyi ariko nawe sinamuhaga ukuri kose izo nshuro zose banegaga mu muhanda n'icyo kiganiro nagiranye n'uwo mugabo sinigeze muha ukuri kose ahubwo njye nigiriye inama mu mutima wanjye ndavuga nti ninava aha mu rugo bashobora kuzaza noneho bakadusanga mu nzu bakatwica twese aho kugira ngo tuzapfe twese reka ngewe mve mu rugo ninapfa nzapfe njyenyine mubyeyi turabiganira ariko sinamuha ukuri kuzuye kugira ngo atagira ikibazo ariko mama nawe yari yarabibonye nk'umuntu mukuru agenda yituriza yicecekera aranyemerera mva mu rugo nuko navuye mu rugo nabyo ni urugendo rutoroshye uhunga umugabo munga ubu umugabo aracyariho arahari ibigozi ibyo bitero ntakomeza kubitegura arahari mvuye mu rugo ubwo urumva kwicaza abana ngo ugiye kubabwira ikikujyanye nta kuri kose kuzuye uri bubabwire nabyo byambereye inzira y'umusaraba ntibinyoroheye avuga se ubu ndisigira abana ngeye nubwo ndaba mbasigiye mama ariko se ndabasiga ngeye nanone se ninguma aha ko bazatwicana twese ubwo ya nimero ya wa mugabo twavuganye yahise ivaho telefone ntiyongeye kujyaho yahise akuraho nimero kuko yarambwiye ati njye sinkwishe ariko ujye uba amaso uzagwa no ku bandi ahita akuraho telefone ntiyongeye iyo nimero yampamagaje ntiyongeye gucamo nyuma yaho baza no kunyiba telefone ya nimero nayo nza no kuyiburiramo ariko n'ubundi yari imaze igihe idacamo mva mu rugo ndagenda komanda mvuye mu rugo hashize iminsi ku itorero barabimenya ko ntakiba mu rugo ntakibana n'abana urusaku n'induru biba induru shatse umugabo yarishingiye yataye abana yaragiye uriya mugore abana arabataye ibintu birasakuza cyane ndibuka umuririmbyi turirimbana niwe twahuriye hari ikibagabaga twajyaga duhura nka kabiri twahuye nka gatatu arambaza ngo none se ngusigaye ubinaha ndamuhakanira abwira ni hoya kuko urumva uburyo nimutsemo nta n'umuntu nari nemerewe kubwira ngo mbaha uwo mugabo yanambwiye ibintu byinshi aranambwira ati nabo musengana ujye ubitondera kuko naho harimo abagambanyi kandi koko iyo nasibaga amateraniro wa mugabo twabanaga yarampamagaraga basibye amateraniro uri mu bagabo uri mu busambanyi ibintu byinshi naba nateranye nabwo akampamagara ngo waje guterana ngo uzanye n'umugabo ngo wari wicaranye n'abagabo mu rusengero avuga si uyu mugabo ninde umubwira ko nasibye ninde umubwira ko nateranye k'inkuru zanjye zose abazizi no muri karitsiye iyo hazaga umushyitsi mu rugo yarampamagaraga abo bantu uzana mu rugo naravuyemo none usigaye winjiza abagabo amagambo ari amagambo wa mugabo wambwiye gahunda z'ukuntu nari kwicwa byose yarabimbwiraga arambwira ati niyo wasibye amateraniro umugabo wawe ababizi niyo wazanye abantu mu rugo umugabo wawe ababizi ntabwo ajya guhamagara numva ibintu birakomeye
induru ziravuga, urusaku ruba urusaku mu itorero, barasakuza ibintu biba birebire. Sindi bwicare ngo mbabwire ukuri, sindi bubabwire n'icyankuye mu rugo. Ariko ndibuka ko umunsi wa mbere ninjira muri geto namaze igihe guteka byarananiye, agasubu ndateka inkono ya njyenyine, ndabigenza nte? Mwana we, ariko nkavuga nti nta kundi. Naba ntashye nimugoroba mvuye nko mu kazi, ijwi rikambwira ngo urihuta, ngo urihuta ujya kureba nde. Nakwibuka aho abana banjye bari koko nkumva nta kinyirukansa. Namaze igihe kinini cyane umutima wanjye udatuje. Nagera ku rusengero abantu bakambwira ati koko wataye abana, ibyo bakuvugaho ni ukuri, ujya kwishingira, washatse umugabo. Nigira inama yo kudasubira ku rusengero. Ndavuga nti rero simfite kubabwira ukuri, nta naho mfite nabihera, reka njya ku rusengero nyuma y'amezi nk'3. Nabwo hashira igihe ngiye nko guterana, hahandi umuntu aba yarakuriye uhakumbuye, naba ngiye guterana simbura amagambo mabi mbwirwa, mburaho njya pe, mbura uko mbigenza. Ndibuka umunsi njya guteranira i Remera kuri paruwasi, umuntu yarampamagaye aransohora hanze arambwira ati se koko Jane, ibintu abantu b'iwanyu bakuvuga ni ukuri? Wataye abana ujya gushaka umugabo? Naba nagiye guteranira mu Rukurazo naho nkahahurira n'ayo magambo. Naba nagiye guteranira Kimironko, hasi ku mudugudu wa Kimironko, umuntu akasimbura umuntu umbwira amagambo ari guturuka mu bibare. Sanga ibintu byabaye urusaku muri Kimironko. Ndavuga se Mana, savuga ukuri gute? Se niba uvuga kuzumvikana gute? Namaze igihe kinini cyane, namaze nk'amezi menshi no guteka byarananiye no kurya byarananiye. Cyagiye wumva inzara igiye kukwica, ukagura nk'akarindazi ukanywa n'iyo mukaru kugira ngo wumve ko umutima utagwa mu nda. Ariko namaze igihe no guteka byarananiye. Uku kuri nzakuvuga gute? Noneho ko na telefone uwo muntu yahise ayikuraho, nzabihera hehe? Ariko nyine Imana ijya yemera ko byose bitugeraho. Iyo utekereje ko kuba warapfuye waraboze bigenda gute? Urumva iyo nguma mu bibare njye nari kuba narapfuye, iyo nguma kuba mu bibare. Kuko maze kuhava n'ubundi nagiye mpamagara mu rugo, nkababaze se abantu batungwaga amatoroshi bongeye kugaruka? Bati reka da, ntabo tujya tubona. Ariko simfite kuvuga ahantu mba, simfite no kubwira umuntu uwo ari we wese, kuko uwo mugabo yarambwiye ati nabo musengana harimo abagambanyi batanga amakuru babwira umugabo wawe. Hari nabo yambwiye nzi, ariko nanjye nakekaga ko baganira nawe. Nuko navuye mu bana banjye ndagenda njya kuba muri geto, mu rugendo rutoroshye, aho uzarwara ntagire uguha amazi yo kunywa, aho uzarwara ntugire uwo uvugana nawe. Kuko na karitsiye natuyemo bwa mbere abantu babanje kunyibazaho. Umuturanyi umwe niwe wansanze arambwira ati siko tubona ukuze ukaba uba muri geto, abana bawe babaheye. Ubwo aho naho nta gisobanuro ufite, mbega nta kwisobanura. Nawe ntibababwira impamvu zitumye uba muri iyo geto. Ariko nkagira ikibazo nkasenga mbaza Imana, Mana kubera iki wemeye ko ibi bintu byose bingeraho? Kuki wemeye ko nca mu makuba ameze gutya? Simfite kwisobanura aho sengera, simfite no kubabwira ikimvanye mu rugo, simfite no kubwira abantu ikimva abana banjye, igitumye ngenda, simfite no gusobanurira abo dukorana igitumye ngenda. Kuki wemeye ko nca mu buzima bumeze gutya? Hako nagiye mbona urukundo rw'Imana, nagiye mbona ineza y'Imana, Imana ikansura mu nzozi, Imana ikanganiriza mu ijambo ryayo. Nagiye mbona urukundo rw'Imana.
mu makuba yose naciyemo nagiye mbona ineza y'Imana. Imana yagiye imba hafi. igenda igushyigikira igukomeza. Imana yaranshyigikiye pe, nta kintu nyishinze yaranshyigikiye. Abana banjye ntibigeze bicwa n'irungu, bari kumwe n'umubyeyi wacu kandi abafashe neza, nta kibazo bafite. Nanjye ubwo ndaho nyine ndacyashaka kumenya iherezo ry'ibi bintu. Umugabo wawe se aracyariho, aragenda? Ayo makuru se mu by'ukuri wayahishuriye RIB? Izo ntuza zose bagiye bakora izo nimero, kubera ko uwo mugabo yahise akuraho telefone, kandi noneho byari byaravuye muri RIB byarageze mu rukiko. Noneho uragira, ariko ujya mu rukiko RIB wari wayibwiye uko gahunda zose zagiye zigira, ibimenyetso bifite kugira ngo abone uko babikurikirana nabo? Narabibabwiraga. Umugabo se bari he? Ntago mbizi kuko nawe ntajya asobanura haba. Hari abo yabwiye ko abi Rwamagana, abandi akababwira ko abi Cyangugu, nawe ntajya avuga ahantu aba. Kavukire Yesu ubusanzwe ni ye? Avuka hariya ku Ruyenzi. Mu by'ukuri mubana, akazi wari umuziho yabasha kuba yarakoraga ni nk'akahe? Akazi nari muziho yacuruzaga amagi, ariko nabwo yayakoraga igihe gitoya. Hari igihe gitoya, ubundi akicara akambwira ngo byahagaze, cyangwa se akagenda akamara nk'amezi 6 cyangwa 3, nkazajya kubona nkabona aragarutse. Ni ibintu bibabaje, ni ibintu utabona ukugira. Babahanuzi rero bahanuye ibyawe, uyu munsi umuhanuzi uramubona? Najyaga mubona mu minsi ishize, twigeze no guhura, ariko yarambwiye ngo asigaye atuye mu ntara. Ubu aracyari umuhanuzi? Arahanura. Akora n'umukomisiyoneri w'umuhanuzi uhuza abagore n'abagabo. Kubera icyo gikomere nagize, nta bintu byinshi njya nganira nawe, ariko nzi ko ahanura. Arahanura, ariko twanahuye mbona yarabaye nabi cyane cyane. Arambwira ngo asigaye atuye mu ntara, ngo ntakiri mu mujyi wa Kigali. Ahuye n'akaga gakomeye katoroheye ubuzima, ariko ibyo byose biberaho kugira ngo bitwigishe. Biberaho kugira ngo bitwigishe, nta kidasanzwe kirimo. Iyo Imana ikwigishije nyine ni uko. Mu ijoro rero ry'ubukwe, ubwo muba mugeze mu rugo, ubonye ibintu bigize, kuki utahise utekereza kwigendera hakiri kare? Narabitekereje pe, ndanabigambirira, nshaka no kubishyira mu bikorwa biranga. Kuko mu itorero ryacu muri ADPR bavuga ko nta mugore wahukana, kandi icyo gihe nari nkiri umuririmbyi. Nkatekereza ukuntu bagiye kumpagarika, nabo ngishije inama bakambwira ati hangane, nuko wenda bikiri bishyashya, bizagera aho bigende neza, wowe gusa usenga Imana, umusengere. Bakangira inama. Ndibuka hari abamama babiri twaririmbanaga nagishije inama, nabo bambwira ukuntu bubatse, barambwira ati ariko turihanganye, turasenga, dutegereje Imana. Nawe rero ihangane, ureke gusenya bikiri bishyashya gutya, bizagera aho birangire. Ariko uko imyaka ishira nkabona biraba bibi cyane kurushaho, ntibirangira ahubwo birarushaho kuba bibi. Wafashe icyemezo giteye ute cyo gutandukana nawe? Nakomeje kubibamo, nkomeza kubibamo, ngo ndihanganye, ndi gusenga, negereje ko Imana izabisobanura. Nyuma yaho rero nibwo we yaje kubyishyirira hanze. Muri izo nzoga yanywaga, akaza arwana, atongana, niko gufata cya cyuma agiye kukintera. Amaze kumva ko ibintu byageze muri RIB, nibwo yafashe icyemezo cyo kugenda. Aravuga ati wenda bagiye kuzafunga. Ariko se abantu ubwo ikintu kintangaje ni ukuba hariho abantu babicanyi
baba barabigize ubwo ni umwuga birenze umwuga mugahura ubwo se ntiwaje kuvuga ati reka mpindure ubundi buryo kuko mbonye ko amazi atari yayandi ubwo buryo nahinduye n'ubwo bwo kuva mu rugo ukigendera kuko numvaga nshaka gupfa njyenyine ntazapfana n'abana kuko abantu bazaga mu rugo bagatunga amatoroshi kandi mu idirishya njye naryamagamo ry'icyumba cyanjye sinaryamaga nijoro ngo sinzire nararaga nkanuye nicaye yego kavuga nti wenda niba nacukururu inzu nzavuza induru abantu badutabare nijoro se no mu bintu bijya bingerageza nijoro ijoro sinjya ndyama ngo sinzire ubwo iyo nshaka gusinzira njya kurara iwacu ku rusengero aho nsengera ubu ngubu nkasinzira ariko iyo naraye mu rugo sinjya nsinzira pe kubera ko uba uzi ko isaha n'isaha bazi ubu uhora mu buzima utekereza ko wakwicwa isaha iyo ari yo yose cyane rwose ubu warabyakiriye narabyakiriye ariko ubwo mvuye mu rugo n'ubwo buzima bwo gutegwa mu muhanda urumva ayo mayira sinkiyanyuramo ntago nyihura nabo ariko nta muntu narangira karitsiye mbamo nta muntu uhazi uwo mu bibare yaba ari umuturanyi yaba ari uwo dusengana cyangwa twasenganye mu bibare nta muntu narangira karitsiye mbamo ubwo nabo dukubitanye gutyo mu nzira ni ukumbaza ayo magambo si byo bakuvugaho ni ukuri koko wataye abana bagiye gushaka umugabo byarasakuje cyane ndibuka hari n'umuyobozi umwe wigeze kubimbaza duhuye gutyo mu nzira arambaza ati mbabarira umbwiza ukuri ko nkubona uri umumama usenga ko nakurikiranye amateka yawe ko kuva kera wamye usenga ibintu bambwiye niko kuri urumva ko no mu bayobozi babagezemo babaha ayo makuru ndamusobanurira ariko nawe sinamuha ukuri kuzuye ariko ndamubwira ni umutima wanjye nta mugabo nigeze nshaka ntibajye bagira n'amatsiko yo kuza no kureba aho ariko urumva nawe kubera ikibazo cy'umutekano wawe utizeye ntiwabarangira ngo ndaha kereka wenda nk'umuyobozi wanjye we nshobora kuhamurangira akanansura akahabona ariko babandi ngo twaririmbanye ngo twasenganye ngo twaturanye nta n'umwe nshobora kuharangira ni nk'ibihe bintu nka bitatu byaba byaragukomerekeje kurenza ibindi yewe ni byinshi ariko ikintu cyankomerekeje cyane ni umunsi mva mu bana banjye umunsi mva mu bana banjye ho nararize ndibuka ko hari n'igihe njya nicara nkatekereza nkavuga se ubu ninde nahamagara ngo mbwire agahinda kanjye nkamubura iyo byandenze hari inguni iba mu cyumba aho mba niyo ngenda ngahobera nkayibwira agahinda kanjye kose nkayibwira avuga nubwo utumva ntugire amaso ntugire n'amatwi ariko nkutuye intimba z'umutima wanjye narangiza nkaryama icyo kintu cyarambabaje cyane kubaho ntabona abana banjye ntaho mbabonye ni ukubasura ukagenda batazi aho ugiye ntibazi aho ngiye nubwo nzi aho n'abasize bari mu rugo ariko bo ntibazi aho ndi hari n'agatoya ko kajya kambwira kuri telefone ngo ndashaka kuza iwanyu ngo mama ngo ndashaka kuza iwanyu pole cyane pole sana ni ku isi yubatse icyo kintu rero cyo kuva mu bana banjye cyarankomerekeje cyane ndateka nkavuga so ndateka aka gakono kanjye nyine naravuye mu muryango umugabo aguhindutse ubonye ko aguhindutse muri rya joro ry'ubukwe urahanyanyaza uravuga uti reka mpanyanyaze ndebe wenda azahinduka numvaga ko azahinduka bikarangira akaba umuntu muzima ariko byaranze guhinduka pe reka tugushimire n'ubundi dufate umwanya dusenge kandi icyo twizera ni uko ibyo umuntu acamo ntabwo
ari iherezo ry'ubuzima. Ibi byose biba biriho ari amasomo bigenda bitanga ku muntu, kandi buriya ejo ni heza kurenza none. Hari ikintu Imana izakora. Hari ubuhamya bundi ubuzagira butandukanye. Ibyo nyine nako kantu umuntu Imana yemera ko gacamo kugira ngo kabere abandi urugero, abandi nabo bamenye ko ibyo bintu bibaho. Ariko turafite icyizere cy'uko Imana izakomeza kubana nawe kandi izagenda igushyigikira. Buriya Imana ntiyagutaye. Buriya nicyo cyatumye abantu bagira gutya bakagerageza kukwica, ntibashobokere. Yewe si nuko babinaniwe, buriya nuko Imana ifite gahunda yo kuguhubura kugera ku rwego utatekereza. Ariko Imana twizeye tuzi ko ari inyamaboko kandi izakora ibirenze ibyo twebwe twavuga. Reka tugushimire. Niba rero ukibashije gusenga, wadusengera ugasengera n'abari bagukurikiye. Mana yacu nkuru, Mana yo kwizerwa, Mana yo kwiringirwa. Yesu ushimwe. Ni wowe uturinda uko bwije uko bukeye, ni wowe utubera amaso, ni wowe utubera ku rugamba ukaturwanirira. Izina ryawe nirihimbazwe, uhabwe icyubahiro. Mana uri mwiza, nubwo duca mu makuba, duca mu misozi, tukanyura mu mataba ndetse no mu bibaya, ariko tubona urukundo rwawe, tubona ineza yawe, tubona imbabazi zawe uko bwije uko bukeye. Izina ryawe nirihimbazwe. Mana ndagushimye ko wabanye natwe kuva dutangiye kugeza dushoje. Izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro. Ndasenze kugira ngo ubu buhamya buzahindure benshi. Ndasenze kugira ngo ubu buhamya buzakomeze abari batentebutse, kandi bazongere kwibuka urukundo rwawe kuko nirwo rutubeshaho. Mana ni wowe ufite urukundo rw'ukuri kandi ni wowe ufite urukundo rwuzuye. Ngaho komeza kudufasha no kutugirira neza. Byose bigenda uko ushaka niba uko dushaka, ni mu izina rya Yesu. Amen. Yesu aguhe umugisha.